ariko muzi no kwenga ibigage neza ntabwo ari ibigage bibonetse gusa ndavuga ibyenze neza sibyo ubwo nzaza tubirebe mwe muzambwira igihe mwiteguye gusa nzaza Banyagakenke muri hehe Abagakenke Banyagakenke aba Rulindo aba Musanze aba Burera aba Gicumbi mwese muraho abo hakurya hariya turumvikana muraho ndishimye cyane kugira ngo tube tubonye umwanya wo guhurira hano twibukiranye amateka yacu aho tuva aho tugeze aho tujya imbere yacu hari FPR n'ibitekerezo n'ibikorwa byayo ndishimye cyane mwakoze kuza muri benshi mwakoze kwihangana icyatuzanye hano rero murakoze cyane icyatuzanye ni igikorwa tuzakora itariki 15 mu minsi mike iri imbere tuzagira dute gutora ni uguhitamo ku gipfunsi kuri FPR icyo bivuze rero uko guhitamo ushubije amaso inyuma mu mateka yacu ukareba aho tuvuye nanone usubiza amaso inyuma ukareba urugendo tumaze kugenda kugera uyu munsi uko gutora ubundi biba bikwiye koroha ariko abantu ni abantu politiki ni politiki ariko hagati aho hari n'ibikorwa ibyo bikorwa rero ibyo abantu bifuza gukora no kugeraho nibyo bituma abantu bamenya uko bahitamo sibyo hari abadamu bamaze kutubwira imvo n'imvano maze kutubwira amateka y'igihugu cyacu y'imibereho yacu Mukamerika Marie Rose ari Mureshyankwano nawe Marie Rose abanza hano huzuye ba Marie Rose gusa batubwiye urugendo tumaze kugenda nk'abanyarwanda nka FPR n'igihugu cyacu muri rusange mu yandi mahanga
amateka yacu wibanze ku byo tumaze kunyuramo n'ibyo dusize inyuma byagutesha umutwe. Ibyiza rero ibyo byashize, ibyo tumaze kunyuramo tubivanamo isomo tukareba imbere aho tujya. N'ibyiza byavuzwe n'abo badamu bimaze kugerwaho byiza, ibyiza kurusha inshuro nyinshi biri imbere aho tujya. Muzi n'impamvu ariko icyo gihango nicyo twubakiraho, ni kimwe mu mpamvu. Indi mpamvu, ubushobozi bwariyongereye muri twe, ubumenyi bwariyongereye, ndetse n'umubare w'Abanyarwanda wariyongereye. Ubu tumaze kugera miliyoni 14. Abazatora ngira ngo ni miliyoni 8, urengaho cyangwa se hafi aho. Izo miliyoni ni abantu, ni twebwe. Ni twebwe dufite icyo twize mu mateka yacu. Ni twebwe twahisemo kwiyubaka tukongera tukubaka igihugu cyacu. Igihugu cyasenywe na politike mbi n'abayobozi babi. Mwebwe rero hagati yanyu mumaze kwiyubaka, mumaze kwiyubakamo ubushobozi, mumaze kwiyubakamo abayobozi bazima ku nzego zitandukanye. Tugomba rero gukora ibishoboka kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere. Ibyo ntabwo igikorwa cyo ku itariki 15 z'uku kwezi turimo cyaba ari cyo kitubera imbogamizi, ahubwo kwa gutera igikumwe uko icyo bivuze ni ukuvuga ngo turakomeye, ni ukuvuga ngo turiteguye, ni ukuvuga ngo twiteguye gutora neza, guhitamo neza no gukora ibikorwa biduteza imbere. Sibyo? Sibyo? Bana bagakenke turi kumwe. Iyo mihanda, ayo mavuriro, ayo mashuri, ayo mashanyarazi, ya kawa, cya cyayi, n'ubundi nibyo bitubereye kubikora, tukabiteza imbere, bikaduteza imbere. Ikindi kijyanye na politike ya FPR muzaba mutora, tuzaba dutora, ni ubumwe bw'Abanyarwanda ku buryo mu majyambere nta n'umwe usigara inyuma. Sibyo?
tuzafatanya nzanagaruka twishimire intsinzi numvise hano mufite ikawa nyinshi mufite ibyayi mufite ariko hano n'inanasi n'ibindi ariko hano mugomba kuba muzi no kwenga ibigage sibyo nzaza dusangire ikigage cyenzwe neza ariko muzi no kwenga ibigage neza ntabwo ari ibigage bibonetse gusa ndavuga ibyenze neza sibyo ubwo nzaza tubirebe mwe muzambwira igihe mwiteguye gusa nzaza umuganura kandi uri hafi koko mwakoze cyane abagakenke mugire umunsi mwiza musigarane kandi muhorane amahoro y'Imana mwakoze cyane